Murakaza neza kuri YouTube Channel TFZ Rwanda cyangwa se TFZ Rwanda, aho tugiye kongera kurebera hamwe indi tip imwe dukora website ya section, aryo twise section website. Mu gihe utarakora subscribe, reka umanuke ugende ukore like, ukore subscribe kugira ngo video zikurikiraho tujye tubasha kugendana. So muri practice tugiye gukora, turakora section, turakora web ifite ama section. No kuvuga ngo ni website igenda igabanywamo ibice bitandukanye. Bon, turarebera hamwe rero uburyo tugenda tuyisettinga up kugira dutangiye kugira tuyirangije. So ngiye gupozinga gato rero nshiremo code za HTML nkuko bisanzwe kugira ngo ducungure umwanya. Ndagaruka nsobanura amagambo make mu magambo make yansobanura izo code za HTML, then ngo dukomeze noneho dukore na style yayo. Reka mpagarike video gatoya then turakomeza mu kanya. So text yacu muri HTML codes zacu ngizi uko zimeze. No kuvuga ngo msobanura magambo make ya rero. Hano hari div yitwa page, hakaba indi div yitwa header page, na container, navigate nav div yitwa na ifite id yitwa nav. Hari section 1, section 2, 3 kugera kuri section 5. Izi section rero nizo amazina y'ama pages turiwe dufite. Urabona iyi span, ukunda spanninga imwe muri iri bara. No kuvuga ngo ibi ni bisanzwe muri HTML, nkuko nagiye mbisobanura muri video za HTML ni just codes zisanzwe zidahinduka cyane, zazindi n'ubundi zigaruka. No just kumenya uko uzi formattinga. No kuvuga ngo output ukuntu imeze nuko nguko. So tugiye gukora rero ama code ya CSS rero kugira ngo tubashe gustylinga ino website ya section tugiye kongera kwigiraho practice. So no kuvuga ngo uko ubibona uko nguko byabaye displayed n'izi code ubona kuri side ya HTML. Nuvuga ngo nuko nguko igaragara output y'izi code zirahanga. So iyi nkuko nabisobanuye muri video iheruka tuvuga muri tip nkora ama menu bars. Na iyi ndi gukoresha ntagari ya Visual Studio Code nk'iyo nari nsanzwe nkoresha. Iyi ni web development tool. No impamvu nahisemo kuyikoresha no kubera ko iramfasha mu kugira gute, mu kugaragara kwa output ya code ndi bube nandika ku buryo bimfasha kugabanya errors. No kuvuga ngo ugiye ukora utabona output, no kuvuga ngo hari igihe urangiza ugasanga ufite ama errors atandukanye bitewe nuko utagiye uhita ureba output ako kanya. No kuvuga ngo impamvu nkoresha iyi nuko code ndi bwandike irahita inyereka output ndi bubone bidafitinga niyo nkeneye, bita bimfasha n'ubundi kubikosora ako kanya kugira ngo nkomeze nta ma errors nta makosa menshi mfite mu makode. Niyo mpamvu nkoresha iyi kuko ndakora igahita inyereka output hano, nkakora hano igahita inyereka output hano. So bimfasha mu kugenda gahoro gahoro nkosora amakosa ku buryo ndangiza project nta makosa mfitemo, cyangwa se nubwo yaba arimo ntabemo ari menshi. So nkuko mubyibuka iyi website niyo nkoresha muri mu gupickinga up colors. Murabyibuka ibingibi twarabisobanuye muri dusobanura CSS ama colors. So niyo nkoresha rero. Ushobora gukoresha ushaka cyangwa se nawe ugakoresha ni html colors.com. So reka dutangire gustylinga muri CSS. Muri CSS nkuko bisanzwe n'ubundi dutangira na body kugira ngo dustylinge background ya page yacu. No kuvuga ngo ndatangira n'ubundi na background.
background color ni ukuvuga ngo ndaza hano rero mpitemo ibara nshaka kandi kano ka gray, reka mfate iyi gray reka bari nshira no kuri value. Iyi gray ndabona itansera neza, reka nkoreshe isanzwe. Reka ngendane n'iyi gray, ndakora font family murabizi ko niyo guhindura inyandiko, uburyo bwa inyandiko characters. So murabyibuka neza n'ibi bya sans serif narabisobanuye muri CSS, ni ukuvuga ngo wayo utaratera akajisho uze gusimbukirayo urebe. Nibyo yandi nahoze mvuga rero, nkunda gukoresha iyi ngiyi ko itinyereka output. Urabona hano ukuntu nayo output nayo ari kugenda ihinduka ako kanya. Nanone hano ndakomeza na font size, kankore like 20 pixels. Nanone reka nkomeze na font weight hano ni X, sorry, hano ni Z. Font weight ndakora 300. Then ndakomeza, turareba rero uko turi bugende tumanuka dukurikije hano. Nuvuga ngo icyo nari maze gukora ni iyi body. So hano reka rero nkore iyi nav ariko ndi gutagetinga iki, iyi li. Ni ukuvuga ngo niba ndi gutagetinga iyi li means ni izi ngizi ngiye gukoraho. Ni ukuvuga ngo ndafata iyi nav kubera ko ari id atari class. Ibyo ngibyo narabisobanuye itandukaniro. L ni ul, noneho li. Bikoze gutyo kubera iki? Navuze ko ndi gutagetinga iyi li. Urabona ko ni nav ul li. I'm targeting ibi bintu byikubiyemo hano muri ul. Izi li ziri hagati ul, niyo mpamvu hano nshizeho iyi ul. Ni ukuvuga ngo izi li ziri between iyi ul nizo ndi gutagetinga, means ni izi ngizi. So hano ndakomeza display, ndakora inline block. Urabona ukuntu bigenda bihinduka ahangaha. So kamfunge inani ya HTML kugira ngo tubone umwanya. Margin left ndakora 0.em. Urabona ko margin nayo. Then padding 10 pixels cyangwa se reka nkore 12 pixels. Noneho color, ibara reka ka white katerurutse cyane, katari white cyane. Tuno dukode nyine umuntu abazi.
EA. That one has effect because I don't know. Can they F5. Okay. Font weight. Font weight. Sinzi impamvu bitahise. Font weight only 400. So hano sinzi impamvu atari kugira effect hano. Kandi refreshing gato. Okay, reka ndaza. Okay, nabonye impamvu. Urabona hano icyo ndi gutagetinga ni reka nicyo nshaka rero ni gukora effects hano kuri izi ngizi. Ni ukuvuga ngo ikintu reka nkore hano A, yes, kugira ngo bino bibe applied hariya. So cyangwa wait, reka yingi nyereke gutya. Nzikuremo hano, nyikureho hano. Impamvu mbikoze gutya ni ukugira ngo izi pages zifite LIA. noneho ni ukuvuga ngo iyi code ibanza hano, iyi ngiyi nshize hano hejuru mu bitandukanyije, ni ukugira ngo nze gukora effect gusa kuri izi A itagize icyo ihindura kuri izi LI. Ni ukuvuga ngo mbikoreye hamwe hari ikintu nakenera gushira kuri no LI yonyine igahita kiafectinga izi zindani. Niyo mpamvu nzitandukanyije gusa nkakuraho ibi byo hasi kugira ngo bya affecting hano. Urabona nk'aya mabara nari na kugira ngo ay affecting hano. Impamvu ata affectingaga hano nuko iyi A itari hari, kuko urabona ko aya mazina y'ama pages ari between iyi A. So nuko kugira ngo na affecting aya mazina y'ama pages nuko ngomba gutagetinga A. So urabona ko hano ari nav ullia, ni nav ulli. So igomba kuba A kugira ngo na affecting izo web pages, ariko izi ntago nzikeneye kuko zo zamaze kuba affected hehe n'aha hejuru. Ntago nzikeneye hano muri A. Itandukaniro rihari ni iki? Ni hano nta A ihari, hano A irahari. So no kuvuga ngo ibyo ngiye gukoraho rero ni aya mazina y'ama pages. So reka dukomeze. Naho ndakeka nta kibazo, ibyo bihagije. Ariko okay, reka mbigire bibe capital letters. Ndakeka ari byo bigaragara neza. So ubwo ni letter, spacing kwanza,
little spacing, reka nkore like 2.5. okay, reka nkore 2 pixels. ubwo ni space iri between izi characters. hano urabona aga space kahise kazamo hano, aka pixels ahanga. yes, impamvu nshizemo ka space ni ikintu kubera ko nshaka kuzigira zibe upper cases zose. ubwo ni text transformation, ni text transform biraba upper case. okay, so cool. urabona ko irimo iragenda ihinduka gahoro gahoro. okay, dukomeze. so aho ngaho ndakeka biri perfect. reka ndebe biri cool, ndabona nta kibazo. so turebe rero, ngiye gutagetinga nanone iki sasa. hano ni ukuvuga ngo turangije hano ariho ahangaha. okay, twakomeje. now container rero ngiye gukoresha, ngiye kugenda ni container ni nkaho ni nk'ikise ni nk'iyi with ni containing iyi nyine. ni nka reka nze hano mwereke. ni ukuvuga ngo urebye container ni box containinze ibi byose nyine. urabona ko opening tag ya container iri hano, ariko closing tag yayo iri hasi, iri hano hasi quelque hafi hano mu byaha hasi gutya. urabona ko ni nkaho ariyo containinze ibi byose nyine birimo hano hagati, so means tugiye rero kumanaginga iyi container, uburyo iri bucontaining izo content zose ziri hagati ya opening na closing tag y'iyo container. so ni ukuvuga ngo hano ngiye gukoresha, kubera ko ari class, ni akadomo container, ariko noneho niba ureba neza n'iyi div ya nav iri muri container. so iyi container rero ngiye gutagetinga iyi id yitwa nav. noneho effect nyikoraho ni iki, position yayo ibe static. nanone text align
ibe center. Ni ukuvuga ngo okay, right none. Ni ukuvuga ngo wabonye ko kagaruke hano class yitwa container dutagetinze id yitwa nav. Closing tag ya nav, closing tag ya id ya nav ngiyi means ibyo dutagetinze ni ibingi birimo hagati y'iyo id yitwa gutyo. Ni ibihe? Ni ibi ngibyo bino hano. Urabona ko ni iyi ngiyi yitwa ipsam, ni iyi ngiyi yitwa maloram, niyo yiyi. Urabona nizo izi ngizi zo dutagetinze turashaka ko ziba hehe? Ziba in center nkuko tubikoze on text align ibe center. Noneho hano twakomeje bana garuka hano. Urabona niyi yitwa id bifite id yitwa bana means ni ukuvuga ngo kubera ko opening tag yayo ari ngiyi na closing tag yayo ari iyi ngiyi means tugiye gutagetinga ibintu biri hagati y'iyo opening tag na closing tag. Ubwo harimo iyi header 2, hakaba na header 3, hakaba na paragraph. So tugiye gutagetinga kimwe ku kindi. First of all iyo banner ndayiha width 1000 pixel auto. Mohan mo ni ibi twakomeje padding ndayiha 0 pixels. Ni ukuvuga ngo niba nyihaye 0 pixels gutyo ni ukuvuga ngo ni hejuru, hasi, iburyo n'ibumoso. Text align always center. Murabona ko effect irimo irafata ibihe, irimo irafata ibi uko ari bitatu. Ni iyi h2 h3 na paragraph ari byo bino h2 h3 ni paragraph nibyo biri kugiraho effect hano. Noneho text transformation kamfata iyi ngiyi uppercase. Ni ukuvuga ngo yaba iyi text iyo ari yose irimo hano hagati irahita iba uppercase. Ni ngo text yose irimo hano hagati irahita iba uppercase. Yaba h2 irahita iba uppercase, iyi header 3 irahita iba uppercase, iyi paragraph irahita iba uppercase. Niyo effect ubona n'ukuntu byose byabaye uppercases. So dukomeze color reka okay color okay kamumereze ningi nta kibazo. Yerurutse cyane kamuresha big characters. Okay, so hano ndakomezana. Ni ukuvuga muri bana harimo
h2 ni ukuvuga ngo bana h2 niyo ngiye gutagetinga sasa. Ibi ngibi ni value ya bana muri rusange, ni ukuvuga ngo icyo ngiye gutagetinga ni h2. h2 ni iyihe? Ni iyi tfz, ni iyi tfz. So display inline. Padding kanyihe 95 pixels. Ni ukuvuga ngo ni uyu mwanya wa hano na hano, ubwo na hano nuko bitagaragara hano kuri iyi mpande. So okay, 95 pixels. Okay. Font size, reka kubera ko ari title cyangwa ari logo, reka ngiye big characters, ariko reka na hano ngere padding ngere like 100 turebe. Hano ngere like 150. Okay, ntacyo kandikira 150. nkore font family, impact ndabona itagaragara neza, reka nkoreshe ariyo ndebe. ariyo nayo ndabona ntabwo imbonekera neza, reka ngumisheho impact. Noneho impact wenda nkore nshyireho letter spacing kugira ngo ireke gufatana. Nshyireho like reka ndebe 4 pixels, kangire like 5 turebe. Reka ndekereho 5. Okay, 5, reka ndekereho 5. Noneho nyihe background yayo. Background reka kandira kay'icyatsi. Okay, kangende n'iyi. Icyatsi irakeye cyane. Kandebe hano. Kankoresha turebe. Okay, ntacyo, reka tujyane n'iyi green.
tujyane ni green nta kibazo. Noneho padding 110. Reka ndekere ingi 105. Kandekere 105. Noneho targeting nanone H3 fatiye ndahindura H3. Ikintu ndi buhindure ni izi attribute. So H3 font size, reka nkore like 45 pixels. Ubwo ni hano turi gukora 45 pixel letter spacing. Pixels ni nyinshi kubera ko characters ni ntoya. 5 pixels ni nyinshi cyane, reka nkore like 2. Noneho font weight 400. So reka turebe nayo look yayo nimba reka hano ngabanye hano ndekere 100. Okay, turebe noneho banner. P ubwo ni hano banner paragraph, ranko iri between div yitwa banner. So paragraph niyo tugiye gutageting ubu ngubu. Ubwo paragraph turabigenza gute? Urabona ko nawe banner paragraph turakora display block. Noneho text align iyo ntago nyikora center. Nkore justify kugira ngo ifitinge hano, ifitinge aha na nyikora center iraba ibaye nk'akantu gasongoye ukuntu mo hano urebe. Kandekereho center ureba izanye kano kantu gasongoye which is not good looking. So reka ngendekereho justify at least bigorore hano ku ruhande. So reka dukomeze justify width nayo hano mfite width ndayiha reka nkureho auto. Overflow murayibuka muri CSS igomba kuba hidden. Kubera iki? Ariko ndakeka nta kiri burenge. Overflow hidden ko bihenge. Okay, margin hano ni margin na padding. Margin iraba 0 pixel, ahandi ibe auto.
perfect, then padding 30 hejuru no hasi, 20 iburyo n'ibumoso. Turebe how it looks like. Kandinganize hose 30 iburyo n'ibumoso hose na 30 hasi no hejuru. Cool. And I kick you look, nta kibazo. Kandi nanone so murabona ko ubungu kugeza hano, kuva hano kuri container na banner, I guess it looks somehow good. Okay, so reka tugorore nanone. Okay, ID full width, no kuvuga ngo full width ID iyo ntago iyo turakora gusa background kubera ko okay, let's back background ndayishiraho, ndagumishaho this one. Let me pick up this color. Raza ubone impamvu ari section website color. Noneho color, let me pick which one, this one. Okay, ibingibi birahagije. Okay, noneho turakurikirana. Urabona ko dufite width 0, noneho turakora width 1. Reka ngaruke hano, ibindi byose bisigaye turahindura gusa width full width 1. Full width 1 yo turacurika, ndafata iyi ibe background. Cool. Noneho aha rero yahangaha niho bya section bitangiye kugaragara. Ni ukuvuga ngo rero sasa full ako dufite full width 0 na full width 1. Noneho zikaba zitandukaniye kuki kuri section. Ni ukuvuga ngo izi zifite width 0, full width 0 section 1 na full width 0 section 3 biraza gusa kubera ko urabona ko iyi background yabaye applied, iyi background yabaye applied kuri width 0. Niba tuyifite hano tukagirana hano tukagirana hano, no kuvuga iraza kuba applied kuri izi paragraph zose dufite hano. Niba ni width rimwe, nubwo tuyifite hano tukayigirana hano, no kuvuga ibiri hano biraza kuba applied hano na hano. Noneho reka turebe section 1. No kuvuga ni section 1 ahantu hose hari section 1 niho biri buze kuba applied. Reka turebe section 1. Section 1 iraza kugira iki? Ni ID means ndashiraho iyi hash number, iyi pound number. No kuvuga ngo section 1 reka nyihe width, reka nyihe 1000 pixel. No kuvuga ngo ibyo biraba applied kuri
ni section 1, ariko noneho section 1 ikaba tuzi ko section 1 ubundi ifite nayo paragraph yayo, ubwo ni section 1 h2 ikabana ikagira na paragraph. So turatagetinga kimwe ku kindi kugira ngo bisobanuke neza, ariko reka tuna section 1 niyo inari nka id overflow iraba hidden. Ni muri CSS nasobanuye bino bya overflow na values zayo. Ni ibi bintu byose turi kureba hano muri CSS narabisobanuye, no kuvuga ngo video zose za CSS no kugerageza ukazinyuramo kugira ngo tubashe kujyana. No kuvuga ngo izi value ndi gushyira ni za section 1 yonyine. Padding nayo padding reka nyihuze niyi, kuko bigomba guhuza kuko ureba kamfungure output hano, urabona iyi niyo section ngiye nari maze gukora, bigomba guhuza padding niyo hejuru, kubera iki niyi yo hejuru bana paragraph. Iyi bana paragraph ubwo ni hano naha ni hano, ngo bigomba guhuza padding na margin kugira ngo bijyane nyine mu murongo. Ni ngibi n'ubundi biraza guhura byose, nuko ari section ya mbere mbanje gukora. So iyi section ya mbere rero reka nyirekere aha, ahubwo noneho ntagetinge section 1 paragraph yayo. Noneho section 1 p reka ngibi mbikureho, iyo nyihe. Okay, section 1 p kanze nyihe iyi bara, urabona ikintu mpinduye ni ibara ry'iyi ngiyi. So reka noneho ibi byose nuvuga ngo section 1 section 2 section 3 kugeza kuri section 5. Reka ndebe mfite how many sections hano. Mfite section 1 kugeza kuri 5. So ndaza hano, byose biragumana values, zose ziragumana values zimwe, ariko okay, reka nze bishyire hano no. Kanze mbishira aha, ni section 2 3 4 5. Noneho reka mpindura section 1 right iba hano, section 1 right iba section 2, right iba section 3, right iba section 4, right iba section 5. No kuvuga ngo ibi byose bira inheritinga values zimwe za CSS na properties zimwe za CSS. Noneho nkuko tubireba hano, urabona ko section 1 ubwo ni iyi ngiyi. Nuvuga ngo section 2 rero, section 2 paragraph no section 3 igomba guhura na paragraph, igomba guhura section 3 na 5. Section 3 na 5 zigomba nazo kuinheritinga same values na paragraph ya section 1 na section 1. Unapo section 1 if the paragraph this color means, kuko tubibona hano ko section 1 iri muri green color, means section 3 nayo nukuvuga ngo hano igomba kuba section 3
paragraph yayo bigahuza ibara hano. Noneho nanone hano section 5 wait fata hano, noneho na section 5 nayo hano bigahuza ibara, ubwo ni iyi ngiyi hano nabyo bigahuza. Ako wait a moment, reka mbigire ukuntu, reka fate content shire muri zo paragraph nyihe content igaragara kugira ngo tubashe kureba difference neza. So ndagaruka hano muri paragraph ndashira mu content, kamfunge hano nanone ngaruke hano nanone katurebe output rero. Yes, urabona ko gutya gutya byibuze at least dukeya. Reka nongere hano, ndabona kuri section 1 ntigeze nshira hano, shiraho like ndakeka hano biri bugaragare neza. Section 5 okay, turebe n'ukuntu byibuze ya at least gutya, ariko okay. Reka hano ngiraho akantu kamwe kangirira ikintu kimwe. Reka ngashire hano hejuru like paragraph zose paragraph text align justify ibi applied kuri paragraph zose, uko nyine bibe ku murongo umwe hano gutya, hano biringanire hano ku mpande okay. So reka tugaruke turebe CSS hano. hari icyo ntarakoraho. Yes, kulinkinga buri page hano na section yayo hano. Icyo ntarakoramo neza ni spanning, ni ukuvuga ngo reka iyi H2 wait a moment. So condemn H2 okay, wait. Bon, kanwere kuri za H2 iragira font families, kankoreshe impact n'ubundi copy it hano. Font size mirongo inani nini
kangire like 60. Text impact ibifatanye cyane no kanshiro text na letter spacing noneho nkore hano na text transform nuko iyi nini nayo kanshireho 2 noneho nkore text transform ibe uppercase noneho kandebe kwanza reka ndeke ntacyo text ibe uppercase ariko oya don't want it to be uppercase kubera ko okay reka ndeke kwigira uppercase igume gutyo then nkore text align center let me check something here nuko ngo zino zibaye aligned centered let me check zitabaye center ndakeka ari byo sawa reka ne kuzishiramo hagati zigume aho ngaho nizibe centered ahubwo reka nkomeze padding kanyihe like 20 pixels okay okay na cool nacho so reka turebe noneho turebe spanning ndumva spanning tutarayikora spanning dufite spanning ID ya green okay spanning ID green ni ID green afungura ubwo green color which is green color here which one is green color here I guess is this one right kandebe nukuvuga ngo reka turebe color okay good niyo iri green nukuvuga hano rero ndakeka ibintu bisobanutse bya spanning bikuntu bya muri HTML narabisobanuye urabona ukuntu iyi spanning no ngo ijambo riri hagati ya opening tag na closing tag ya spanning is span ijambo riri hagati ya closing tag urabona ko ari ipsum na closing tag ni ipsum nukuvuga ngo ifite ID ya green means iyi ID ya green no iha background runaka irafata ira affecting gusa iyi ipsum kuko okay reka nze hano nze nkwereke urabona ko iyi ya mbere hano ni green nge nabihaye ID ya green na gray kubera ko niyo background nahisemo gukoresha cyangwa se nari bugire gukoresha nukuvuga ngo amagambo yose ari muri green color ari muri green background aragira spanning ya gray kubera iki kubera ko iri jambo ntago narigira nindigira green ntago waribona ko n'ubundi iri muri background ya green niyo mpamvu nakoze span ya green ibe muri section ibe muri section ifite background ya gray then
ni span ya gray, nayo iraba applied kuri text iri muri background ya green. Niyo mpamvu uribone hano section 1, ubwo section 1 iraba iri muri green uko biri kose, ni section 1 means iri jambo rero riri hagati ya opening na closing tag ya span niryo riri buhite rihinduka gray. Ni ukuvuga ngo urabona ko hano ijambo ni lorem ipsum, iyi lorem ipsum rero ni ukuvuga ngo iyi ipsum niyo iri buhite iba iki gray, kubera ko niyo iri hagati ya opening tag na closing tag ya span. So ndagaruka hano ndakora iyi hano nkore gusa gray kubera ko iracyafite value ya green, niyo mpamvu hano mutari kuzibona. Ariko reka mfate ririya bara rya gray niryo iri ndihe value hano, birahita bihinduka. Ngira ngo murabibona naha muri TFZ birahita bihinduka, ngira ngo urabibona. Niyo mpamvu nakoze ifite span ya gray n'ifite span ya green, kubera ko na background color ziratandukanye. Ahubwo hari akantu mbonye hano ntari nakoze nagakira. ndabona ari sawa. Ahubwo impamvu ari section rero ni iyi ngiyi, means urabona okay, ibi reka nabyo mbisobanureho gatoya. Urabona ko izi ni web, izi ni page names, ni amazina y'amapage dufite. Noneho hano yabaye gutya, urabona ko hano muri ni section na kwa kundi ulinkinga page ya HTML muri iyo creating hano ni section. Kubera iki? Kubera ko urabona ni nkanda dufite page yitwa ipsum, dufite ni maloram, dufite ni bonoram, dufite ni finebus, tukagira ni dolora. So ni nkanda hano kuri dolora irahita injyana kuri section ya dolora. Ni kwa kundi kimwe nuko uhita ukanda kuri page runaka giti kujyana n'ubundi kuri ya page. Urabona ni injyanye, ni nkanda kuri ipsum iranjyana kuri page ya ipsum, ni nkanda kuri bonoram iranjyana kuri section ya bonoram. Ni ukuvuga ngo ni section kubera iki? It's like ikoze muri page imwe ariko igenda igabanyijemo ibice. Ibyo bice rero nibyo bino. Ni nkanda doloram iranjyana kuri section ya doloram, ni nkanda yingi finibus iranjyana kuri finibus, ni nkanda yingi ya maloram iranjyana kuri maloram, nayo kuri section ya maloram. So ndakeka nabyo biri clear, binasobanutse neza. Hari ikindi mukeneye ko nsubiramo nigisha, wansinyala kuri email ngiyi hano cyangwa se no muri comment. Murakoze. Kuri CSS ndakeka turangizanye na CSS. So turagaruka rero mu rindi somo rindi turi butangire muri video ikurikiyeho. Ndakeka HTML na CSS nizi practice ntoya dukoze bigize icyo byongera. So ubutaha turatangira irindi somo. Murakoze.